Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Kuri iki cyumweru turahimbaza mu byishimo byinshi umunsi mukuru wa Pentekoste, utwibutsa igihe Nyagasani Yezu Kristo yohereje Roho Mutagatifu intumwa ze n'abamwemera bose. Mbere y'uko tuzirikana kuri Roho Mutagatifu, ndifuza ko tubanza kurangamira no gushimira Nyagasani Yezu Kristo. Niyo dukesha iyi ngabire y'ijuru. Koko rero, mbere yo kuva kuri iyi si ngo asange se, Yezu Kristo yasezeranyije abigishwa be ko namara kugenda azaboherereza Roho Mutagatifu. Twabyumvise mu Ivanjiri. Ati, ariko umuvugizi nzaboherereza aturutse kuri Data, Roho nyir'ukuri ukomoka kuri Data, naza azambera umugabo, namwe muzambera abagabo, kuko twabanye kuva mu ntangiriro. Ivanjiri uko na Yohani, umutwe wa 15, umurongo wa 26 na 27. Arongera ati, ariko Roho nyir'ukuri uwo naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga yitumirije, ahubwo azavuga ibyo yumvise byose, kandi akazabahanurira n'ibizaza. Yohani, umutwe wa 16, umurongo wa 13. Bavandimwe, igihe rero Roho Mutagatifu amanukiye ku ntumwa ku munsi wa Pentekositi, Yezu Kristo yujuje atyo icyo yari yarabasezeranyije. Umushimire rwose, nimudatenguha, nimudahemuka, natubera urugero rw'ubudahemuka ku isezerano. Bavandimwe, tuzi twese ukuntu kuba indahemuka ku isezerano bitugora. Dukunze kwica amasezerano tugirira Imana ndetse n'ayo tugirira abavandimwe bacu. Ijambo tuvuze uyu munsi hari ubwo ejo riba ryahindutse. Hari abasezeranya abandi inka zitajya zitaha. Hari abashakana uyu munsi, ejo bakaba batse gatanya. Hari abasezeranya Yezu Kristo kumwegurira burundu no kumukorera iminsi yose y'ubuzima bwabo, bwacya bakaba bavanyemo umwambaro w'ubutore. Harya ngo wasinye niwe usinyura? Oya, iyo si inyigisho ya Nyagasani Yezu, ahubwo ni imitego ya Sekibi. Yezu Kristo yasezeranyije abigishwa be kuzaboherereza umuvugizi Roho Mutagatifu, none uyu munsi yamubasendereje. Tumushimire, tumukomere amashyi, tumuvugirize impundu. Bavandimwe, isomo rya mbere ryatunyuriyemo uko byagendekeye abigishwa ba Kristo igihe Roho abamanukiyeho. Barahindutse pe! Babaye nk'ibiremwa bishya. Bahindutse abantu bashya, n'imibereho yabo irahinduka. Koko rero, Roho Mutagatifu amaze kwamanukiraho, abari bifungiranye mu nzu kubera gutinya Abayahudi buzuye imbaraga z'ijuru, maze bashira ubwoba, barasohoka, nuko batangira kwamamaza mu ndimi z'amahanga ari munsi y'ijuru ibitangaza by'Imana. Roho Mutagatifu yabahaye imbaraga zo guhamya bashize amanga ukwemera kwabo muri Yezu Kristo wapfuye akazuka. Roho Mutagatifu yabahaye ubutwari bwo kubera Nyagasani abagabo imbere y'abari bamubambishije ku musaraba. Roho nyir'ukuri yabahaye imvugo n'amagambo byo kwamamaza nta gushidikanya inkuru nziza y'umukiro. Bavandimwe, Roho w'Imana Data yabuganije mu mitima y'intumwa ingabire y'ukwemera, ukwizera n'urukundo bitajegajega. Ubwo rero bafite umuvugizi Roho Mutagatifu, nta kizashobora kubakoma imbere, nta kizashobora kubahagarika, nta n'ikizashobora kubacecekesha. Bafite ubushobozi bwo kugana amazi magari y'isi no gukomeza kugeza ku ndunduro, mu byishimo n'ishema, umurimo Nyagasani Yezu yari yarabatangiyemo. Bavandimwe, uyu Roho Mutagatifu wamanukiye ku ntumwa niwe utuye muri Kiliziya ya Nyagasani, akayikomeza, akanayiyobora mu buzima bwayo, mu mateka yayo
no mu butumwa bwayo hano ku isi. Niba utuye mu buzima no mu mutima wa buri muyoboke wa Yezu Kristu kugira ngo amuyobore kuri Nyagasani kandi amutagatifuze igihe cyose. Natwe twaramuhawe. Twamuhawe muri batisimu, dusenderezwa ingabire ze mu isakaramentu ryo gukomezwa. Ntatuma rero ubwoba imbere y'ibidukura umutima byose mu rugamba turwana tugana ijuru. Ntadukiza ipfunwe duterwa rimwe na rimwe no kuba aba Kristo. Ntaduha ubutwari bwo kubera Kristo abahamya muri iyi si ya none igenda itera Imana umugongo. Bavandimwe, mu isomo rya kabiri, Pawulo Mutagatifu aradushishikariza kureka Roho akatuyobora kuko ari we utubeshejeho. Nibwo tuzashobora kwera imbuto zimukomokaho arizo urukundo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza no kumenya kwifata. Niba ariko twanze kuyoborwa na Roho, tuzagumya kuba abacakara b'umubiri no kurangwa n'ibikorwa bidakwiriye abasonzeye umurage wo mu bwami bw'ijuru. Ibyo bikorwa ni ubusambanyi, ubuhabara, ubwomanzi, gusenga ibigirwamana, kuroga, kwangana, gukurura intonganya, ishyari, kwikuza, amazimwe, amakimbirane, ubusinzi, ubusambo n'ibindi nk'ibyo. Bavandimwe, igihe cyose twemeye kuyoborwa na Roho w'Imana, aradutagatifuza. Igihe kandi tumufunguriye imiryango y'ubuzima bwacu, araza akinjira kugira ngo amurikire imitima yacu n'ubwenge bwacu, maze dusobanukirwe kurushaho kandi turyoherwe n'iby'ijuru. Byongeye kandi, nk'uko Mutagatifu Bonaventura abivuga, Roho w'Imana aza aho akunzwe, aho atumiwe n'aho ategerejwe. Tumukunde rero, tumutumire, tumuhamagare mu isengesho ryacu rya buri munsi. Tumutegereze yiteguye gutaha iwacu. Ngwino Roho Mutagatifu, tumanukireho, twiteguye kukwakira kugira ngo uduturemo, utubesheho, udukoreremo, utumurikire, utuyobore kandi udutagatifuze. Amen. Mugire mwese umunsi mukuru mwiza wa Pentekositi. Mwari kumwe na Padiri Balthazar Ntivuguruzwa wo muri Diyoseze ya Kabgayi.